Reka nongere nguhe ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi, nanagushimira cyane uburyo ukomeza gukurikira ukanakunda inkuru tugenda tukugezaho, cyane cyane wowe uri kumva iyi nkuru mu kazana w'ibanga. Igice cya 12 cy'iyi nkuru mu kazana w'ibanga cyarangiye ubwo Muteteri yarahisemo kujya kubana na Delila na Denis Nkusi, afata nk'ababyeyi be mu ibanga batazi ko atwite. Nkusi we yari yahawe igicucu ku buryo yari ari kugendera ku mategeko ya Nadine, urukundo rwabo ruri gukeba kurusha ubuki. Nkusi ajya kwerekana Nadine nk'umukazana kwa Delila. Muganga Adeline yari amaze kwiyegurira Denis, yamubwira ko Delila yanze kubyara, ariko amuhisha ibanga ry'uko impamvu ari uko yashakaga kugera kuri Nkusi wenyine, akazamwegurira imitungo ya Denis n'iya papa wa Nkusi ndetse n'iy'umugabo babyaranye na Delila. Ese waba uri kwibaza uko bizagenda nka Delila aramutse amenye ko Muteteri atwite inda ya Nkusi? Denis amenye ko Delila yamukinze ibikarito mu maso, byagenda gute? Iherezo ry'urukundo rwa Muteteri, Nkusi na Nadine. Iki ni igice cya 13 cy'iyi nkuru mu kazana w'ibanga. Mu gihe urimo kuyumva, reba hano hasi ukande ku ibuto ya like, subscribe no kukazogera kugira ngo buri uko igiyeho ujye uyibona bitakugoye. Reka twumve uko byaje kugenda. Dutangiranye na Muteteri aho ari mu cyumba aryamyemo arimo kuririra mu mashuka. Atungurwa no kumva Nkusi abwira Delila ati, mama rero bidasubirwaho Nadine niwe mukazana wanyu. Muteteri mu kumva ayo magambo amarira yamubanye menshi cyane ku buryo yaturitse akarira cyane, ariko akipfuka amashuka ku munwa ngo hatagira umwumva. Muri salo niko ibirori byari bishyushye cyane, Nadine ari kwakirwa nk'umwamikazi. Bidatinze Denis nawe aza gutaha, ariko ahageze asanga bishimye cyane. Delila amubwira ko wari umukazana we Nkusi bwa nyuma na nyuma, akaba bazaniye umukunzi we. Denis mu kubyumva yahise ahindura isura, atangira kwibuka mu minsi yashize Delila amubwira ati, umuhungu wawe yazanye umukazana we hano ngo tube turi kubana, ariko nyine biracyari ibanga, ntabwo ari byiza ko uzajya umwita umukunzi wa Nkusi. Ubwo ni igihe yamubwiraga kuri Muteteri. Denis atangira kwibuka mu mutima yibaza ati, none se ko nari nzi ko Muteteri ari we mukunzi wa Nkusi? Ikirenze n'ibyo, nubwo bagerageza kwihagararaho, ariko Muteteri narabibonye akunda Nkusi cyane. Aho Nkusi ntabwo yaba yaguye mu gatego ko uyu mukobwa akaba yamukurikiyeho imitungo ye. Uko Denis yivugisha gutyo mu mutima, niko Delila yaganiraga na Nadine cyane. Birarenga bajyana no mu gikoni, atangira kumwereka utuntu tumwe na tumwe. Denis na Nkusi basigara baganira muri salo. Denis amubaza amakuru, undi amusubiza ko ari meza cyane. Kuri ubu akaba ari mu rukundo noneho byeruye. Denis adaciye ku ruhande ahita avuga ati, none se Nkusi, umukobwa Muteteri ntabwo wigeze ukundana nawe mu minsi yashize? Nkusi ati, twigeze gukundana, ariko nanone byari byatewe n'impamvu y'uko umukunzi wanjye tumaranye imyaka irenga 4 yari yafashe umwanzuro wo kundeka, none akaba yangarukiye. Denis ati, ese uyu mukunzi wawe se afata umwanzuro wo kukureka, mwari mwapfuye iki? Nkusi mu kubyumva mu mutwe wahita ashaka ikintu bari barapfuye na Nadine, ariko arakibura burundu. Kumva umusore Nkusi ubanza ibyo bamuhaye binamwibagiza, kuko adashobora kwibuka ikintu yari yarapfuye na Nadine. Ahita avuga ati, ni akantu gatoya tutari twumvikanyeho, ariko kaje gukemuka. Denis azunguza umutwe ati, hanyuma se Nkusi, ujya kongera gukundana na Nadine wawe wabanje gusezera kuri Muteteri? Nkusi mukomera nk'utungo ahita avuga ati, nsezera kuri Muteteri? Oya, kubera iki se? Denis ati, muri make Muteteri ntabwo azi ko mwatandukanye. Muri make Denis ntabwo azi ko Nkusi atari gukoreshwa n'ubwonko bwe muri ako kanya. Muteteri ibyo byose uko abyumva mu mutwe w'agahinda kakamushengura umutima, agaturika akarira, ariko akipfunyikaho amashuka ngo hatagira umwumva. Ku rundi ruhande Maurice ari kubabara, ari mu kababaro gakomeye cyane. Mu mutwe watangira kwibuka ukuntu yasohotse mu ishuri akaza gusanga Muteteri ari kugaragurika aryamye yubitse inda, arimo kurira kubera akababaro Nkusi yamuteye. Ibyo bikomeza kumushengura cyane, ahita afata inzira yerekeza kwa Nkusi no mu rugo, mu mutwe avuga ati, Nkusi, ngiye kukwimariraho umujinya ku buryo mu buzima bwawe uzajya umbona ukantinya. Nuko bidatinze aza kugera mu rugo kwa Nkusi, arakomanga. Haza umukobwa gufungura, Maurice yinjira mu gipangu.
Maurice ahita agenda agana muri salo, agezemo umukozi yamukurikiye ahita amubaza niba Nkusi ahari. Umukozi amusubiza ko ntawe uhari. Maurice ati ndashaka kumbwira ikintu icyo ari cyo cyose kidasanzwe cyabereye hano muri iyi nzu kuva mu ijoro ryahise kugera aka kanya, cyane cyane kuri Nkusi. Umukobwa mu kugira ubwoba ahita avuga ati ikintu kidasanzwe nk'ikihese. Maurice mu kwitegereza umukobwa abona ari gutitira intoki, ahita amubaza ati ayo maboko yawe kuri kuyatitiza wayakoresheje iki? Ndashaka kumbwira ikintu cyaba cyarabaye kuri Nkusi kuva mu ijoro ryahise, gira vuba kuko ni wowe muntu ubana nawe hano. Umukobwa uko bamubwira gutya akomeza gutitira cyane, maze aravuga ati ni ukuri ntabwo nabikoze mbishaka, nako nta kintu cyabaye kuri Nkusi na kimwe uretse ibisanzwe. Maurice mu kumva ibyo umukobwa avuze ameze nk'uwivuyemo, ahita ahindukira aramureba, aramubaza ati ntabwo wabikoze ubishaka? Ibiki wakoze utabishaka? Hari ikintu wakoreye Nkusi? Mbwira vuba ntarakujyana kuri sitasiyo ya polisi bakagufunga. Umukobwa mu bwoba bwinshi kubera ukuntu Maurice yari afite umujinya, amaso yatukuye ndetse n'imitsi yareze, mu kureba agira ubwoba maze aravuga ati reka nkubwize ukuri afande, ariko rwose umbabarire ntabwo nzongera. Maurice mu gukomeza gutungurwa ahita avuga ati ngaho mbwira vuba nonaha. Umukobwa ati nyine yabanje kuza ampereza utuntu ambwira ko najya ndushyira mu biryo bya bosi rimwe mu byumweru 2 na 3, ansezeranya ko azajyamo ibintu byose nshaka, nanjye ndemera. Rero nijoro nashyizemo utwo tuntu, mu gitondo ambwira ko twakozamo amafaranga menshi. Maurice mu gutungurwa kwinshi ahita avuga ati ngo uwo ninde wabiguhaye ibyo bintu se? Bizane hano ndebe vuba vuba. Umukobwa mu kugira ubwoba ahita avuga ati ni umukunzi wa bosi, yanaje hano mu gitondo bageze mu cyumba cye numva ari gutaka cyane, ngiye guhengereza nsanga bari kurwana. Bosi ari kunigagura uwo mukunzi wamwicaye hejuru, barwanye bagera naho bakuramo imyenda. Ibyo uko uwo mukobwa bivuga niko yatambikaga muri koridoro kugeza ageze mu gikari, ahita ajya mu gikoni cyo hanze amanura itafari akuramo ibintu biri mu gipapuro arabimuhereza. Maurice amaze kubibona ahita abaza uwo mukobwa ati ibi ni umukunzi wa bosi wawe wabiguhaye witwa Nadine? Umukobwa arikiriza maze Maurice amufata ukuboko aramukwenshebana, bagaruka muri salo, yicara mu ntebe maze yifata ku itama ahita avuga ati yego nari nabitekereje rwose, nta kuntu Nkusi yari kuzinduka ameze kuriya kandi nimugoroba twatahanye ameze neza. Bivuze ko Nadine uretse kuba yarashatse gukuramo inda ya Nkusi, yanaroze Nkusi kugira ngo amukunde. Sha Nadine tugiye kubonana. Umukobwa ati ngo yaramuroze? Ubwo n'uburozi se? Mana yanjye we, nkaba naroze bosi wanjye? Maurice aramusubiza ati nuko uri agacucu nyine, ubu se wari kuzakura hehe akandi kazi bosi wawe yamaze gupfa? Umva rero ikintu ngiye kukubwira, nutagikora nzagufunga, ariko nucyubahiriza ubuzima bwawe uzaba uburokoye. Umukobwa ati rwose ndakora ibyo nsaba byose uko ubishaka afande. Maurice ati uriya mukobwa Nadine uzakomeze umubwire ko gahunda yanyu muyikora uko bisanzwe, ndetse nihashira ibyumweru 2 uzamubwire ko washyizemo n'utundi tuntu ku buryo nta cyahindutse. Ibyo nubikora nzakoreka, ariko niwibeshye uzafungwa imyaka myinshi. Umukobwa ati rwose afande murakoze kumbabarira nzabikora gutyo. Maurice ati ndaba ndi kugucunga, niwibeshye uzabona ishyano. Alegisi ari kugenda mu nzira yambaye igikote kinini ndetse cyahindanye cyane, abahuye n'umukobwa Sheja wari uri kuvugira kuri telefone. Bahuye Sheja kubita intugu Alegisi kubwo kuba atari yamubonye. Sheja mu guhindukira babonye Alegisi ahita amubwira ati sorry bro, ntabwo nari nkubonye, nari ndangaye. Alegisi akimara kubyumva ahita abwira Sheja ati wamfashije ukampa amafaranga niyo yaba ari makeya wa mukobwa we, nkaba ndi kwifashisha ko ari wowe mukobwa nzakunda wenyine. Kumbe umusore Alegisi ubanza ibyamubayeho byaramukurikiranye, aho yumva ko kuba yarakennye ariko yakunze abakobwa benshi, agahita yibwira ko gukunda umwe ari byo byamuhesha amafaranga. Muri make ameze nk'uwataye umutwe. Sheja mu gutungurwa kwinshi n'ibyo Alegisi avuze ahita amubaza ari guseka ati ni njyewe uzakunda njyenyine cyangwa warasaze? Naho niba ushonje amafaranga yo nayaguha, ariko ntabwo byaba bivuze ko wabigurana kunkunda. Nuko Sheja akora mu gikapu cye akuramo amafaranga ayahereza Alegisi maze aramubwira
ati akira jya kurya ndabona ushonje, naho kunkundaho ntabwo uri ku rwego rwanjye. Umusore umwe rukumbi ndi gushaka yitwa Nkusi niwe nzakunda. Ako kanya Alex mu kubyumva ahita avuga ati Nkusi niwe mukunzi wawe se? Sheja mu gutungurwa kwinshi ahita avuga ati Nkusi uramuzi se? Alex ati Nkusi se ninde utamuzi? Namutwaye umukunzi we Nadine, nawe arangije arongera aramuntwara. Sha ubukene ni bubi gukena singeso wa mukobwa we, ariko humura nzakomeza kugukunda wenyine. Nkusi we abakobwa basigaye bamwikundira kandi ari umukene. Sheja mu kubyumva yasigaye yibaza ibyo Alex avuze, ariko mu gihe ari kubitekerezaho atungurwa no kumva Alex ahuye n'undi mukobwa wari inyuma ye, aramubwira ati yewe muko wampaye amafaranga niyo yaba ari make, ko ari wowe mukobwa nzakunda wenyine. Morisa agisohoka mu gipangu cyo kwa Nkusi agenda ahonda agatoki ku kandi avuga ati ubu babanwa n'uhagaze sha, bivuze ko Nkusi atari kwikoresha muri aka kanya. Afata inzira yihuta cyane azi iwabo wa Nkusi. Akigera hanze y'igipangu atungurwa no kubona Nkusi na Nadine bari kwinjira mu modoka ibavana aho ngaho. Ahita avuga ati ntibishoboka Nkusi, uru ni rwo rwego Nadine agezeho agukoresha koko? Nuko ahita yitsimba kugira ngo batamubona. Mu nzu aho Delila na Denis basigaye bicaye, Denis we yarari kwitekerereza ku magambo muganga Adeline yamubwiye mu gitondo ubwo bahuriraga muri hoteli. Ati Delila yarifungishije kugira ngo atazabyara, naho impamvu yabikoze yo nzayikubwira igihe nikigera. Niko Delila ku rundi ruhande yarari kubwira Denis atamwitayeho, aturabona ukuntu umuhungu wanjye afite umukunzi mwiza badi. Denis atagize icyo avuga ahita ahagurukaho nta kintu avuze, akerekeza mu cyumba. Mu mutwe we harimo amagambo yibwira ati niba ibyo muganga Adeline yambwiye ari ukuri, byanga byakunda mu cyumba ndabonamo ikimenyetso. Delila agiye gukurikirana Denis mu cyumba ku gipangu bahita bakomanga, agaruka agiye gufungura kumbe ni Morisa uhageze. Delila amaze kumufungurira aramubwira ati mwiriwe, nitwa Morisa, nari nje kureba Muteteri turigana, hari by'amasomo nashakaga kumubwiraho. Delila yumva nta kibazo giharamuha karibu. Bageze muri salo Delila ahamagara Muteteri, ariko Muteteri akanga kwitaba. Denis akigera mu cyumba atangira gushakisha ahantu hose avuga ati byanga byakunda ndabona ikimenyetso n'iyibyo muganga Adeline yambwiye ari ukuri. Uko akomeza gushakisha ari nako Delila ahamagara Muteteri. Yafunguye umuryango, Muteteri nawe mu kwijijisha yigera nk'uwari uryamye. Delila abibonye asaba Morisa kuza kumuvugishiriza mu cyumba. Denis nawe akubise amaso igikapu cya Delila kirambitse ku buriri bwabo. Umutima urakubita ahita gishyigura atangira gusa kibirimo. Bitunguranye Denis abaguye ku binini asomye ibiriho ahita avuga ati ntabwo bishoboka. Delila akimara kugenda agana mu cyumba cyabo asize Morisa na Muteteri mu cyumba. Morisa yinjira mu cyumba Muteteri arimo, amubonye ahita ahaguruka, kwijijisha biranga araturika ararira. Morisa amaze kwicara ku buriri Muteteri aramubwira atuzi ko Nkusi avuye hano kwerekana Nadine Mori. Morisa ati humura Muteteri, nkuzaniye amakuru meza cyane. Muteteri ati amakuru meza kandi Nkusi ari kumpemukira, ubwo se ayo makuru meza ni ayahe? Morisa aramusubiza ati uko nari nabiketse niko bimeze, Nkusi ntabwo arimo kwikoresha. Ako kanya Morisa asobanurira Muteteri uko bimeze byose. Muteteri mu kubyumva ahita atangira kwibuka ukuntu akeka ko Nadine ari we wamuhaye ibinini bikuramo inda. Ahita avuga ati muri make Nadine ni umurozi w'umwicanyi Mori. Morisa aramusubiza ati bityo rero Muteteri wirenganya, Nkusi ntabwo azi uko byagenze, ibisigaye ugiye kubimparira kugeza ubwo nzakuzanira Nkusi wawe ari full package, kandi wumve ko Nkusi agukunda cyane. Muteteri yabashije kumwenyuramo gakeya, yumva ibyishimo ni byinshi, ariko asigara n'ifuhe ryinshi ry'ibyo Nkusi akorana na Nadine. Ni nako byari bimeze kuko Nadine agejeje Nkusi iwe mu rugo, babanje kwikoza mu cyumba barinezeza, ariko Nadine mu bucakura bwinshi cyane akikingira ashaka ko Nkusi atamutera inda.
Mu gitondo kimwe bari ku meza, Denis yitegereza Delila maze mu mutwe we atangira kwibuka ubwo yasangaga ibinini mu gikapu cye, arivugisha mu mutima ati umugore wanjye tubanye imyaka irenga 23 akoresha ibinini byo kuboneza urubyaro akambeshya ko atabyara. Kubera iki se? Muri make arabyara, ahubwo nuko njyewe nabaye ikigoryi. Kubera iyihe mpamvu nyine yatuma Delila adashaka kubyarana nanjye? Ukuntu Delila yakoresheje uburyarya ambwira ko ashaka ko nshaka akana ku ruhande, bivuze ko atashakaga ko nabyara. Adeline byanga byakunda arampa ubusobanuro. Ako kanya bakiganira, Muteteri ava mu cyumba aza ku meza, ari nako amaze kwitegura agiye ku ishuri, ariko gipfundura igisorori kirimo ibiryo bya mu gitondo kwifata biranga, ahita aruka ku meza bari kuriraho. Delila mu gutungurwa kwinshi ati Mutete, muri make uratwite? Muteteri abura uko yikiriza kubera uburyo yari ahugiye mu guhungisha umutwe we ngo aruke ku ruhande. Delila akomeza amubaza amutitiriza niba atwite. Denis amusaba kubanza kumwitaho mbere yo kumutitiriza amubaza ko atwite. Ni nako byadenze. Delila abanza kumufasha, amuha n'amazi yo kunywa. Barangije bahita bimukira ku meza yo muri salo, bava muri saramanje. Delila ameze nk'uwiyoroheje ariko birimo uburyarya mu mutima, aribwira ati mani mfashe aba atari umwana wanjye Nkusi waba warateye iyi nshinzi y'umukobwa inda. Nuko aramwenyura maze abwira Muteteri ati Mutete, urabizi ndagukunda kandi ngufata nk'umwana wanjye, rero nyizera umbwire uwaguteye inda kugira ngo mbone uburyo bwo kugufasha. Muteteri azunguza umutwe akibuka agasopo Delila yamuhaye ko nta mubana agomba kugirana n'umuhungu we. Amaze kubyibuka ahita avuga ati ni umusore twigana. Delila ati cyangwa sha ni wa musore waje kukureba ejo hashize akambwira ko mwigana? Muteteri azunguza umutwe yemera, gusa agahita ababwira ko yahise amwihakana ku buryo ejo yaraje kumuha agasopo k'urukundo rwabo rurangiye. Denis yumvise agize impuhwe nyinshi cyane. Delila we mu mutwe ikintu cya mbere ahita atekereza ni ugufasha Muteteri gukuramo iyo nda. Muganga Adeline aho ari kwa muganga yakoze ijoro, arangije akazi ahita yandikira message Denis aramubwira ati sheri ndagukumbuye kandi ndangije akazi, umugabo wanjye ntawe uri inaha. Denis aho ari na Delila ndetse na Muteteri ahita yakira message, mu kuyisoma ahita abika telefone mu mufuka, ahaguruka avuga ati nicyo gihe ngo ngende. Delila mu kumubaza ikimwirukanyije kandi hakiri kare, Denis umufitiye inzika n'umujinya ariko akanga kubigaragaza, kuko Denis ni umugabo w'indangagaciro bigaragara ko ateye neza mu myitwarire. Arabirenga ahita asaba Muteteri ko yahaguruka akamuha ifuti akamugeza ku ishuri kuko arahanyura. Delila wari umaze gutekereza ko agiye kuganira na Muteteri gukuramo iyo nda ahita atanguranwa ati oya ndamwitwarira ku ishuri nta kibazo. Muteteri mu gutungurwa n'ukuntu Delila ahise amwitaho cyane nyuma yo kumenya ko atwite nk'umunyamakenga arikanga, ahita avuga ko ajyana na Denis ndetse ahita ahaguruka bagenda berekeza ku modoka. Bamaze gusohoka igipangu Denis yanga guca ku ruhande ahita avuga ati iyo nda ni Nkusi wayiguteye? Muteteri mu kwikanga mu buryo atazasanga yamaze kwikiriza azunguza umutwe. Denis abona ukuri kose kuzuye ku maso ya Muteteri, ahita aparika imodoka ahita avuga ati what? Nkusi yaguteye inda arangije ahita kwihakana? Mbese muri make Nkusi ni wowe wavugaga? Oh. Denis amaze kuvuga gutyo yumva biramurenze cyane. Muteteri nawe asigara nta kintu afite cyo kuvuga. Gusa Denis agiye guhagurutsa imodoka, Muteteri ahita amubwira ati papa Nkusi umubabarire kuko ntawe atazi ibyo akora. Mu minsi iri imbere azamenya ko inzira arimo atarizo ubundi agaruke. Denis yarebye Muteteri bimukora ku mutima, amukora ku rutugu maze aramubwira ati mwana muto w'umukobwa, ushobora kuba ufite umutima ukomeye cyane. Narumvise ngo Nkusi niwe wagusabiye ko muza kuba hariya mu rugo, rero nubwo wenda kumena amabanga y'umuntu mwashakanye atari ikintu cyagakwiriye, ariko hari ubwo biba ngombwa. Ubwo twite Delila arashaka kukugirira nabi, noneho aramutse amenye ko inda utwite ari iya Nkusi, ntazi ibyo yamuhaye, uho yanagukorera ubugome. Muri iyi minsi rero urimo wirinde cyane, isi irasamye kandi ntabwo ikwishimiye, kandi wumve ko ndi kumwe nawe, icyo ukeneye cyose ujye umbwira. Muteteri yaramwenyuye maze atamarira.
Muri icyo gitondo Nadine na Nkusi bavuye kwa Nkusi baza muri kaminuza. Imodoka imaze gusubirayo Nadine asezera kuri Nkusi amubwira ko agiye kubanza kunyura muri hosteli ahindura imyenda afate n'ibikoresho by'ishuri. Nkusi nawe azagana mu ishuri ryabo. Muteteri waturukaga muri hosteli z'abakobwa kuko yari yazindutse cyane ubwo Denis yamuhagariye ifuti aza guhura na Nadine. Bagikubitana amaso Nadine ahita yikanga. Muteteri barabibonye aramwegera maze aramubwira ati Nadine, humura narakubabariye. Nadine mu maso navanze n'ikimwaro yihagararaho ati warambabariye se nagukoreye iki? Muteteri aramwenyura maze aramusubiza ati Nadine, waba uzi impamvu Imana yaturemanye umubiri ufite imitsi n'amaraso ibi bitanga imbaraga? Ni ukugira ngo izo mbaraga tuzikoreshe mu kubona ibyo dushaka, ari nayo mpamvu uzacunge neza umuntu wese ubonye ibintu bifite agaciro ariko akabibona atabiruhiye birangira bimupfiriye ubusa. Nadine mu kumva Muteteri amutonetse mu gisebe ahita amubaza ati ariko se wagakobwa we kuri kuncyurira njyewe nagukoreye iki? Ubundi se wowe ubona uri umukobwa ukwiriye gukundwa na Nkusi? Yego wenda da, reka tuvuge ko agasura keza ko ugafite, ariko se nta mubiri ufite, nta gataye wagira ngo uri umumisi, igituza cyawe wagira ngo ni icy'abagabo. Ndeba ariko reba uburyo ngenda nzunguza inyuma mu gituza amabere aruzuye ndetse n'ikimero ni cyose. Ubwo se wumvaga Nkusi akimara kubona akazi mu ruganda rwiza nka ruriya nari kurenza amaso nkibagirwa ko nahoze mukunda? Egera hino nkumenere n'akandi kabanga sasa utaruzi. Ubu byararangiye Muteteri we, noneho nakoze ibishoboka byose ku buryo Nkusi ari uwanjye ibihe byose nk'itungo, ku buryo nzajya mukoresha icyo nshaka cyose nk'uko mbishaka, mvuga ngo ngwino hano agahita aza. Muteteri amaze kubyumva ahita yibuka ibyo Maurice yamubwiye yavumbuye. Kubera icyizere afitiye Maurice ahita yegera Nadine maze aramubaza ati se ubundi Nadine, wabwiwe n'iki ko ntwite? Nadine yumvise icyo kibazo mu mutwe ahita yibwira ati kandi nkomeje kuvugana byinshi n'uyu mukobwa byarangira amenye ko ari njye wamukuriyemo inda, reka nigendere. Ako kanya Nadine avaho yikandagira agenda agana muri hosteli. Muteteri nawe yerekeza mu ishuri ryabo. Nkusi ataragera mu ishuri ryabo Delila ahita amuhamagara kuri telefone amubaza amakuru ye n'ay'umukazana. Nkusi amusubiza ko umukunzi we Nadine ameze neza n'ubu bahoze bari kumwe nuko agiye aho barara. Nuko Delila ahita avuga ati Nkusi, ndifuza ko wampa igitekerezo ku kintu twakorera Muteteri. Nkusi ahita avuga ati Muteteri yakoze iki se mama? Delila ati njye numvaga uramutse ubyemeye byaba byiza Muteteri tumwirukanye akava muri uru rugo akagenda, n'ubundi mbere hose yari afite uko abayeho. Nkusi ahita avuga ati ariko mama, Muteteri mwihorere ntacyo abaye aho ngaho, n'ubundi naho kurara gusa n'ibyo kurya akeneye, nta bindi agukuraho bikomeye. Rero namuzanye aho mbizi neza ko atavunanye, wowe mureke abe yibereye aho. Delila aho ari umushiha waramuriye arivugisha ati nuko wanzaniye umukazanasha, naho ubundi mba ngize ngo hari ibyiyumviro ufitiye kariya gakobwa. Gusa kuko uri umwana wanjye reka nubahe icyifuzo cyawe, ariko ntabwo birangira gutyo gusa, kuko ngiye gutangira kumuzonga ku buryo we arabona ko adakwiriye kubana nanjye akigendera ntawe abwiye. Nuko ahita abwira Nkusi ati oke mwana wanjye nta kibazo, noneho komeza ugubwe neza. Muganga Adeline amaze guhura na Denis amusaba ko bajya muri hoteli. Denis aramuhakanira amubwira ko amusubiza ibibazo agiye kumubaza nonaha. Adaciye ku ruhande ahita avuga ati Adeline, natunguwe no gusanga ibinini byo kuboneza urubyaro mu gikapu cy'umugore wanjye. Aba ari bwo mbona ko byanga byakunda ibyo wambwiraga ari ukuri. Ese Adeline, mu by'ukuri wambabariye ukambwira impamvu ishobora gutuma umugore wanjye aboneza urubyaro adashaka kubyarana nanjye? Ndakwinginze. Adeline aramwenyura maze aravuga ati rega wikwihuta Denis, ko hari nanjye nkaba mpari urirukanswa n'iki koko? Gusa menya ko impamvu ihari kandi ikomeye cyane, kandi igihe nikigera nzayikubwira. Amaze kumubwira gutya aramwenyura maze aribwira mu mutima ati ariko abagabo muzi ubwenge koko, uragira ngo rero nkubwire impamvu ntaranamenya niba waranteye inda bituma ujya kubyara undi mwana ku ruhande, birangira umwana wanjye tuzabyarana atabaye umuzungura wawe? Amfasha tegereza gatoya.
Ako kanya Denise yagize umujinya ahita asiga Adeline aho ngaho atanabanje no kumusezeraho. Muteteri amaze gutandukana na Nadine agenda ajya mu ishuri. Maurice aturuka ruguru ku rundi shuri aramuhamagara. Muteteri agenda amusanga, amugezeho aramusuhuza undi amubaza amakuru. Muteteri amubwira ko ari kumva ameze neza ndetse atuje kurusha uko ejo byari bimeze. Nyuma yo kumenya ukuri arenzaho avuga ati cyakora Maurice, sinzi impamvu ariko ndi kumva nkwizeye cyane ko hari ikintu nzamfasha muri uru rugamba. Maurice aramwenyura maze akavuga ati Mutete, ubundi bavuga ko umuntu uhemukira imfubyi ntaho aba atandukaniye n'uwakwica ababyeyi b'umuntu, ariko nanone imfubyi ifashije indi iba imeze nk'iyibereye umubyeyi. Urabyibuka ukuntu njyewe wowe na Nkusi iyo yari yo ndahiro yacu kuva mu mashuri yisumbuye, ko imvugo ivuga ko imfubyi yirera ahubwo irera indi tugiye kuyihindura. Rero kuva kera uri mushiki wanjye, ndi musaza wawe, Nkusi ni umuvandimwe wacu, kugufasha ni ukwifasha, rero humura. Muteteri amaze kubyumva ariruhutsa maze akavuga ati ahubwo hari ikindi kintu kintangaje. Maurice mu kumubaza ibyo ari byo, Muteteri ahita amubwira ibyo Denise amaze kumubwira, arenzaho avuga ati kandi kuva ejo nabonye umubano wa Denise na Delila wagira ngo urimo agatotsi, kuko Denise nsanzwe nzi ntabwo yari uwo kuvuga ukuri ukundi umugore we. Maurice aramusubiza ati Muteteri, biriya ni ibisanzwe wangu, abantu babana bakorerana amakosa bikageraho umwe arambirwa undi akumva ashaka guturika. Nuko bakomeza kuganira bisanzwe kugeza ubwo binjiye mu mashuri bagatangira kwiga. Uko iminsi yakomezaga kwicuma niko Nadine yari aryohewe cyane no kuba ari mu rukundo rukebana Nkusi. Nkusi we ntabwo yari azi ikimukoresha kuko yumvaga akunda Nadine cyane ndetse atanibuka ko batandukanye nyuma yo kumufata agiye kumuca inyuma amushyiriye udukingirizo. Denise yari yaracecetse yanga kubwira umugore we Delila ibyo amuziho, ariko ategereje ko Adeline azamubwira ukuri ku mpamvu Delila yifungishije. Maurice akomeza gutitiza umukobwa w'umukozi wa Nkusi, nawe amwizeza ko atazigera abwira Nadine ibyo yavuganye na Maurice azi ko ari umupolisi. Delila we muri iyo minsi yari ari gushaka uko yakwirukana Muteteri mu rugo, ariko akabangamirwa n'uko ari Nkusi umushyigikiye kuhaba ndetse Nkusi nawe yaramusabye kuhaguma. Ibyo byose bikicwa n'uko Delila akunda Nkusi cyane. Mbere y'uko Nkusi ahabwa utwo kurya na Nadine yari yatangiye kumenya ibijyanye n'isano rye, ariko yari yarabaye nk'uwabyibagiwe nyuma y'uko Adeline yari yaramwoherereje ubutumwa. Umukobwa Gentil we yari ari gukora cyane agamije kuzakura manager ku mwanya we, akagira imbaraga za manager zo kwiyegurira Nkusi. Alegisi yarasigaye ameze nk'uwataye umutwe kubera kuva ku rwego rw'ubukire akajya mu bukene byihuse kuko ameze nk'uwatuburiwe. Abanyeshuri bigana na Muteteri na Nkusi bamwe bemezaga ko Nkusi ashobora kuba yararozwe, abandi bakavuga ko ari urukundo rwagarutse aho rwahoze. Maurice yarategereje ko iminsi yo kongera guha Nkusi imiti ya Nadine igera, akareba ko Nkusi yafunguka amaso. Hashize iminsi 9 Nkusi na Nadine bari mu rukundo. Maurice na Nkusi barahura musaba ko baganira. Nkusi mu kubyemera ijambo rya mbere yahereyeho ni Maurice, ntabwo nari nzi ko wangirira ishyari wangu kandi uzi ko urukundo rwanjye na Nadine twarwubatse. Maurice mu mutuzo kuko azi aho bigana ati none se Nkusi, wizeye ko Nadine agukunda? Nkusi ati ubundi ikintu nicyo kibazo cyawe Maurice, uracyashaka ko Nadine nkomeza kumugerageza kandi uzi ko twakundanye kuva kera? Maurice ati hanyuma se kubera iki yari yarakwanze akakugarukira kubera ko maze kubona akazi ndetse na Alegisi amaze gukena? Ese uzihanganira bingana iki Nkusi gukundana n'umukobwa waryamanye n'abandi bagabo benshi ugatunga umugore uzwi na buri mugabo wese? Nkusi ahita asubiza Maurice ati man, ibyo uri kuvuga ngiye ntabyo nzi, icyangombwa nuko nkunda Nadine cyane, ibindi ntabyo nzi, ikirenze byerekana no kuntesha umutwe wanjye. Muteteri ari mu cyumba cye ari kwibuka ibihe byiza yagiranye na Nkusi ubwo bari bameze neza. Delila ajya mu gikari asangamo umukozi aramubwira ati kuva uyu munsi ndakwirukanye, ningukenera nzongera kugutumaho. Hano hari umukobwa ugiye kujya akora imirimo yose usanzwe ukora. Umukozi gutakamba ko byabaye impfabusa. Amaze kugenda Delila ajya kureba Muteteri aramubwira
ati bite se mukazana wacu, none se ko umukozi wacu amaze kugenda akazi ka hano karajya gakorwa nande? Muteteri mu gutungurwa kubera ko asanzwe afitanye umubano mwiza n'umukozi ahita abaza Delila ati bigenze gute se ngo agende? Delila aramusubiza ati ambwiye ko arambiwe akazi ko mu rugo bityo akaba yitahiye iwabo, rero kubera ko kubona undi mukozi bigoye ndumva waba usigaye ugakora kugeza igihe nzabonera undi. Muteteri ahita yibwira mu mutwe ati n'ubundi se kugakora ko ari ukwikorera, nuko asubiza Delila ati rwose nta kibazo mama, ndajya ngakora njye ku ishuri bimwe mbirangije mu gitondo, nimugoroba ntahe nkomerezaho. Delila ahita amubwira ati gusa uzabihuza n'ishuri koko bikunde? Ndashaka kuba umukozi wa hano mu rugo ishuri ukarireka, kandi urabizi neza ko nuramuka ubyanze icyo nakora gishobora kukwangiza burundu. Muteteri mu kubyumva ahita akubita agatima ku magambo Nkusi yigeze kumubwira ati icyaba cyose uri muri ruriya rugo uzakihanganire uhagume, nzaba mpari ku bwawe.